Reka tubasuhuze inshuti zacu aho muri hatandukanye twizera ko muhari mumerewe neza yaba ari ku manywa cyangwa nijoro twizera ko mugenda muba mumerewe neza aho muri hose kandi nk'abantu bamenye umushinga wa P-Network tuzi ko mugenda mukurikirana amakuru menshi atandukanye kuri wo nka online training center OTC-GROUP natwe rero tukakubwira ngo turagenda tukagerageza kuba kuzanira ya makuru abatandukanye aya makuru abagenda agufasha kumenya byinshi cyane biba bitandukanye aho tugenda rero tukagucukumbura no ku makuru nk'aya ngaya wakwibaza ngo se uyu munsi wa none tuje tuzanye akahe gaseke ikintu tuje tugufitiye muri aka gaseke rero ni ukukubwira ngo mbese ushobora kuba ujya wibaza ku cyo bita cryptocurrency and digital currency. Icyambere muri ayo magambo abiri ijambo bihuriyeho byose nuko ari amafaranga kandi yose akaba ari amafaranga ari mu ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo ubundi cryptocurrency na digital currency yose ni amafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko akaba ari yayandi utabasha gufatisha intoki zawe ahubwo akaba ari amafaranga nyine akoreshwa hisunzwe izi device bikaba ari byanze bikunze ubwo urayohereza cyangwa nyakoherereze cyangwa nkwishyure cyangwa unyahahishe ariko nifashishije device ubwo ni telefone ni machine cyangwa ibindi nkabyo bituma ya mafaranga aho uyabarira cyangwa uyatekerereza kuba uyafite uri bwifashishe iyo device kugira ngo icyo gikorwa kigerweho. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo mbese cryptocurrency yo ni iki cyane cyane ko muri iki gihe tugezemo ni ibintu biri kuvugwa cyane n'ibigo bitandukanye amabanki atandukanye za banki nkuru z'ibihugu aho ugenda ubona nyine ko ibyo bintu isi ya none tugezemo hari ibintu abantu batakundaga kumva cyane ariko kubera isaha igeze uyu munsi bikaba bigendana n'ikoranabuhanga n'ubumenyi butandukanye bushingiye ku ikoranabuhanga aho rero cryptocurrency cyangwa digital currency biba bivugwaho cyane. Yes rero tuje tusesengura ndetse tunasobanura kugerageza gusobanura kwenda kuri cryptocurrency. Ushobora kuba uyu munsi utazi cryptocurrency ni iki. Ubundi cryptocurrency ni ijambo ryatangiranye n'umwaka wa 2009 aho benshi bamenye amafaranga y'ikoranabuhanga yitwa Bitcoin. Iyi Bitcoin ikaba yarabayeho mu ahagana 2008 ariko ijya kuba launched cyangwa ijya ku mugaragaro 2009 abantu niho bayimenye barayigura abandi bayigurisha nyuma imaze kuzamuka hanyuma azari amafaranga nayo nyine yubakiye ku cyo bita blockchain. Icyo bita blockchain nicyo ni uburyo systeme ikora ibyo bita amatransaction muri blockchain biba byubakiye ku makompiyuta. Ni ukuvuga ngo kompiyuta ziba zifite amakode yakozwe mu buryo butandukanye ku buryo wowe unyohereza cyangwa uwohereza undi nta n'umwe wabasha kuvuga ngo aramenya ibyaje mu mabanga y'iyo transaction usibye nyir'ubwite ubihawe na nyir'ubwite ubyakiriye. Ni ukuvuga ngo ibyo rero nibyo bita cryptocurrency. Ubundi cryptocurrency mu yandi magambo n'igihe avuga ngo ni uguhisha muri makeya. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biba hagati y'abantu babiri ariko hakaba ari ibanga. There is no third party, nta muntu wa gatatu uhari. Niyo mpamvu usanga nyine ari amafaranga yagiye akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga gutyo ariko nanone agakoreshwa n'abantu bayafite cyangwa bayaziranyeho ariho usanga wenda nk'ibigo cyangwa ama government cyangwa ama state ntabo urwo ruhare cyane ruba batarugizemo mu byo twakwita ko ari nka over control kugira ngo bamenye uburyo ayo mafaranga akoreshwa yaba ari mu bihugu yaba ari mu maserivisi atandukanye ariko bikaba byaragiye bibaho ko yagiye aba evoriwe cyane ubwo ayo twavuga ayaje imbere ni Bitcoin niyo yamenyekanye mbere. Yes rero nkuko tubibabwira nyine iyi Bitcoin ikaba ariyo n'ubundi yakomeje iba ku rutonde cyangwa se ku isonga muri cryptocurrency
nkuko twabibabwira niyo yari inafite capitalization iri hejuru kuva icyo gihe ndetse kugera uyu munsi, aho tugenda tubona ko ku rutonde rw'amasoko ayoboye andi Bitcoin niyo yagiye iyobora andi masoko yose ya cryptocurrency, aho kugeza uyu munsi n'ubundi ifite icyo twakwita ko ari market cap igeze kuri biliyoni 458, ni ukuvuga ngo miliyari 458 z'amafaranga y'abanyamerika mu gaciro. Nk'uko twabibabwaga nyine y'ubwayo ikaba yari yarakoze total supply ya miliyoni 21 z'amacoin. Indi yakurikiyeho rero icyo gihe cyangwa se ivugwa cyane cyangwa se ifite agaciro kagwa mu ntege ka Bitcoin niyo bita Ethereum. Iyi Ethereum yo ikaba yarabayeho ahagana muri 2015 niho yamenyekanye. Murumva ni nyuma y'igihe kinini Bitcoin yo yari yigaruriye isoko, ko Bitcoin birumvikana yamenyekanye 2009 ariko igira imbaraga guhera 2011 2010 niho abantu bayimenye yagize agaciro gakomeye. Yes, rero kugeza uyu munsi wa none, ni ukuvuga ngo Ethereum rero niyo yabayeho kuri uwo mwanya wa kabiri, iza yo ari y'umunyeshuri. Uyu munsi biravugwa ngo ni umunyeshuri wa Dr. Nicholas, akaba ari umunyeshuri wigishijwe na Dr. Nicholas. Uyu nguyu rero akaba avuka muri Canada, akaba yari umwana w'umusore cyane mutoya cyane w'imyaka nka 22. Niwe rero wabashije kuba CEO w'iyi Ethereum. Ethereum rero yaraje ihindura amateka menshi cyane mu bigendanye na cryptocurrency, ivuga byinshi, ikora byinshi, igaragaza ku ruhando mpuzamahanga, nayo mu by'ukuri ikurikiranwa n'abantu benshi kandi ikoreshwa n'abantu benshi inyuma ya Bitcoin. Inyuma yaho rero haje iyitwa ubwo tubikora mu bigendanye n'amacoin, hajeho iyo bita Binance cyangwa BNB. Iyi Binance coin ikaba yo ari iy'umugabo bita Chao, we ni umushinwa, ni nawe nyiri soko ryitwa Binance nyine nyirizina. Nayo rero yabonetse ahagana za 2016 na 17 niho yigaragaje cyane ku isi, igenda izamuka kubera ko yari na coin ikoreshwa muri iryo soko, abantu barayimenya, nayo igenda ikora ibintu bikomeye cyane. Iyi Binance ndetse ikaba ari nayo yahinduye ubuzima bukomeye bwa industry ya cryptocurrency, kuko kuva icyo gihe za 2017 na 2016 yubatse imishinga myinshi ikomeye, arimo nk'imishinga twakwita ya DeFi, Decentralized Finance. Iyi ngiyi ikaba ariyo yatumye amacoin menshi agenda agira agaciro binyuze muri ubwo buryo bw'imishinga yagiye yubaka, by'ama-chain menshi atandukanye yagiye ihuza. Ni ukuvuga ngo rero Ethereum na Binance byahurije hamwe imishinga ikomeye. Iyo mishinga bimaze kuyihuza ni nayo yagiye ihindura ubuzima bwa crypto industry muri rusange, igenda igira agaciro, igenda imenyekana, aho zakoreshwaga mu ku-exchanginga izindi coin. Indi yaje kubikurikiraho rero niyo bitaga XRP cyangwa Ripple. Iyi Ripple nayo yabonetse ahagana za 2012, nayo ikaba yari imwe mu macoin yamenyekanye cyane, ariko nanone atarigeze agira agaciro karemereye kuko yamye isa nkaho iri hasi, ariko nanone izwi kandi ifite abayikurikiye benshi, ifite n'amafaranga menshi muri capitalization, muri market cap yayo. Indi yakurikiyeho rero niyo twakwita Cardano cyangwa ADA. Iyi ngiyi nayo ikivugwaho nuko umwe mu bayikoze cyangwa CEO wayo nawe ni umwe mu banyeshuri ba Dr. Nicholas. Niba mwarajyaga mukurikirana amakuru ya Dr. Nicholas, bagiye bagaragaza bamwe mu banyeshuri yigishije bagiye banakora amacoin akamenyekana. Nyine nk'uko twari tumaze kubivuga, uwa mbere nuriya musore wo muri Canada wakoze Ethereum, uwa kabiri rero ni uwakoze iyi ADA. Iyi ADA rero nayo ikaba ari coin yagiye yigaragaza cyane nyine ahagana za 2018 gutyo, ariko nayo iza kugira azamuka ariko ntiyazamuka cyane.
indi yakurikiyeho niyo bita Solana. Iyi Solana yo ijejo bundi rwose, ubwo turi kuba muri zimwe mu macoin uyu munsi anafite imbaraga akomeje kwigaragaza cyane. Ni ukuvuga ngo iyi rero Solana nayo ni imwe mu macoin uyu munsi ifite market cap ya 15 billion, miliyari 18 z'amadolari, nayo ikaba igaragara mu ruhando rukomeye rw'amasoko. Indi yakurikiyeho niyo bita DOT. Iyi DOT nayo ikaba uyu munsi ifite market cap ya biliyoni 10, nayo yaje muri uwo mwaka nyine muri ahagana za 2020. Yes, izi rero zikaba ari zimwe muri coin zaje zifite imbaraga ndetse n'uyu munsi zigikanyakanya mu rutonde rw'amacoin akomeye. Ayo mafaranga yose yo tuvuze nubwo ameze gutyo agaragara mu ruhando rw'amafaranga yo bita cryptocurrency. Izi cryptocurrency uburyo zikora ni ukuvuga ngo ubusanzwe nk'uko twabivugaga there is no third party. Akenshi zikoresha hagati y'uwishyura n'uwishyurwa, bikaba birangiriye aho, noneho hakaba nta over control wenda ya leta cyangwa state ibikontorora cyangwa ibikurikirana. Noneho iyo ugiye kugeranya rero nicyo bita digital currency. Digital currency ubundi nayo ubwayo ijya kumera nka cryptocurrency kubera ko yose ni amafaranga aba ashingiye mu ikoranabuhanga, aba agendeye kuri tekinoloji y'ikoranabuhanga. Ariko aho bigenda bigatandukanira nuko iyi digital currency icyambere ibiri managed, ibifite uburyo ikurikiranwa either na leta cyangwa se igihugu nacyo ubwacyo kiba gishobora kwikorera digital currency cyangwa se institution runaka, ariko ifitanye imikoranire n'amaleta cyangwa se n'amagovernment. Icyo gihe rero niho usanga iyi digital currency yo inafite n'amahirwe n'ubushobozi bwo kuba exchanginga mu zindi currencies zindi. Ubwo iyo bavuze currency zindi ni ukuvuga ngo ishobora kuba ari digital currency ariko ifite n'ubushobozi bwo ku exchanginga mu yandi mafaranga y'ibindi bihugu bitandukanye. Ibyo rero bikaba ari byo bituma yitwa ko ari digital currency, kuko irakoreshwa mu buryo busa nkaho bwo buri rigo, kuko buba bukontororwa kandi bukanakurikiranwa. Mu gihe cryptocurrency yo nta mategeko ayigenga aba ahari, ndetse ikoreshwa mu buryo bwiboneye bwose, abantu biboneye bwose, kubera ko ni ukuvuga ngo aba ari hagati y'uyihabwa ndetse n'uyishyura cyangwa uyitanga. Ubwo rero usanga nta mategeko aba ahari yayo. Ikindi cya kabiri ni uko yo cryptocurrency yo irangwa cyangwa se igengwa n'icyo bita volatility. Ni ukuvuga ngo ishobora uyu munsi kuba ifite agaciro ariko ejo mu gitondo kakaba kaguye, cyangwa se kakaba kaguye mu gitondo ejo ugasanga kazamutse kagiye hejuru cyane. Ni ukuvuga ngo yo ntabwo ushobora kuyiringira nk'amafaranga wakoresha igihe cyose wizeye ko afite umutekano, mu gihe iyi digital currency yo ikoreshwa nk'amafaranga ari regiriye cyangwa se afite umurongo ntayegayezwa, cyangwa se ibyo abandi bita stable coin, ari rya faranga ry'ikoranabuhanga nyine rikomeze rigakoreshwa muri serivisi cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ryo ridahindagurika cyane mu gaciro. Aha rero niho usanga digital currency yo abahanga bagerageza kuvuga yuko yo iba ifite imbaraga n'ubushobozi bwo gukoreshwa n'abantu benshi, kuko iba ifitiwe icyizere yaba ari amaleta, yaba ari na serivisi itangwamo kuruta cryptocurrency. Yes, tugenda tubona rero ko uyu munsi wa none digital currency zigenda zishobora kuba zakorwa n'ibihugu bitandukanye. Buri gihugu cyose kiba gishobora kugira gutya kikaba kiti dukoze digital currency y'igihugu cyacu, ikindi gihugu nacyo kikaba dukoze digital currency y'igihugu cyacu. Icyiza nuko akenshi usanga digital currency igira ubushobozi bwo kuba yavunjira cyangwa se igakorana n'andi mafaranga nayo yo mu buryo bwa digital currency, ariko nanone no mu buryo bw'amafaranga asanzwe ariyo twakwita nka fiat money. Yes, ibyo rero bigenda byose bikorwa, ariko nanone bifite amahirwe y'uko byo biri controle cyangwa se bifite amategeko bigenderaho bikanakurikiranwa, mu gihe cryptocurrency nyine uko twabivugaga yo akenshi ibyo ngibyo itabigira.
Yes, hanyuma twigarukiye mu busesenguzi rero ushobora kuvuga ngo nk'uko wenda tubibona hariho ikigo mpuzamahanga gishinzwe ndetse no gukurikirana cyangwa se kumanaginga ibigendanye n'amafaranga ya digital currency. Ni ikigo gikomeye cyitwa CNBC. Iyi CNBC ikaba ariyo twavuga ko ari nka banki mpuzamahanga igenga aya mafaranga y'ikoranabuhanga twakwita ko ariyo digital currency. Usanga ko ifite uruhare runini cyane mu gukurikirana no kumanaginga ibigendana n'amasoko yo mu ikoranabuhanga cyangwa ya digital currency. Yes, ni ukuba rero twigarukiye ku byacu tukavuga ku mushinga wa P-Network, dushobora kubihuza gute n'ibivugwa kuri cryptocurrency n'ibivuga kuri digital currency. Uyu munsi iyo ugiye gusesengura usanga umushinga wa P-Network uburyo wubatse cyangwa se uburyo wateganyijwe mu mikorere wo wateguriwe gukora nka digital currency, kandi iyo digital currency ikaba yarubakiwe ubushobozi bw'uko yo izagomba kubikorana n'abacuruzi n'ibicuruzwa ndetse na serivisi. Ibyo ubwabyo bikaba ari ibyo bintu biba bishoboka ko biri mu buzima busanzwe. Hamwe ni ukuvuga ngo buri cyose cyakozwe cyangwa se gikorewe kuri uyu mushinga w'amafaranga ya P-Network cyo kigasa nkaho gifite control. Ni nayo mpamvu uyu munsi usanga ko abantu uburyo babona KYC, uburyo abantu buzurizwa ibisabwa byose bifite amategeko, bifite imyirondoro. Ikindi cya kabiri usanga ko P-Network ubwayo kuba itarubakiwe mu buryo butuma yakoreshwa n'umuntu wese uko yiboneye, ahubwo ikabanza ikaba managed mu biganza by'abayobozi bayo. Ni ikintu gikomeye cyo cyerekana ko uburyo izagenda iba evariwe cyangwa se izagenda izamuka, izagenda ikomeza kugira amategeko ayigenga, ndetse aho ubona ko kuba byonyine uyu munsi niyo ya mbere yagaragaje imbaraga zo kwigarurira imitima y'ibihugu byinshi, yaba mu bushobozi bw'abantu benshi yagiye ibona, ndetse yaba n'uburyo bwo kuba bayimayininze bari mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abacuruzi batandukanye bakagaragaza ubushake bwo kuzayikoresha. Bivuga ngo rero uyu munsi wa none wenda umupira aho uri ntago twasobanukirwa cyane, ariko ku bigaragara uyu mushinga wa P-Network uburyo wubatswe cyangwa uzarushaho kubakwa, bigaragara ko hari uruhara hari ushobora kuzaba ugirana n'ubundi n'amareta atandukanye cyangwa amagavumenti, ku rwego rwo kuvuga ngo niba ari digital currency, kandi nk'uko twari tumaze kubivuga digital currency ubwayo ishobora gukorwa na leta, ishobora kuba created by government runaka cyangwa national bank runaka. Iyo digital currency y'icyo gihugu ikaba yavunjirana n'indi digital currency y'ikindi gihugu. Aha rero biroroshye cyane ko umushinga wa P-Network uramutse koko ari digital currency nk'uko bivugwa, urumva ko hari igihe wazisanga nawo ukorana n'izindi digital currency z'ibihugu. Bivuga ngo digital currency y'inyarwanda, digital currency y'Ingande, digital currency ya Amerika, digital currency ya Canada, digital currency wenda ya Malawi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo buri gihugu cyose gishobora kugira uburyo kigira digital currency yacyo, ishobora kuzavunjirana n'indi digital currency y'ikindi gihugu. Biroroshye rero ko uyu mushinga wa P-Network mu buryo usesengurwa, mu buryo ugaragara, mu biyivugwaho nk'umushinga uzagenda wubaka ibintu byinshi, nawe ushobora kuzaba ufite imbaraga zo guhuza n'amareta n'ibihugu bitandukanye n'amabanki, nk'uko twagiye tuyibona muri bimwe mu bintu byinshi. Ikindi tubibutsa ni uko mwibuka ko uyu mushinga wa P-Network ariwo wazanye revolution ya web 3. Ubusanzwe ibindi bintu byose byakorwaga, yaba impuzanzira za internet, yaba ihuzanzira z'ibigo by'amabanki n'ibindi byose bishingiye ku ikoranabuhanga, wasangaga bikoresha web 2. Iyo ngiyo rero uyu munsi ikaba ari ntoya cyane kuri web 3 ya P-Network yazanye. Tukubwira rero ngo twakoraga ikiganiro ku